Niba ukunda gukoresha imbuga nkoranyambaga, jya ubona imbwa zikunda gukora ibintu bikomeye nko gutegura ibisasu bya kirimbuzi biba byatezwa ahantu hari abantu benshi. Ukabona ije yiruka cyane igatorora igikapu kirimo nk'igisasu irirutse. Nyamara nubwo ibingibi byabatari ibyanyabyo ariko imbwa zijya zibikora zigakora ibisa nka biriya. Mu mezi make ashize imbwa iherutse gutabara perezida Ibrahim Traore, perezida wa Burkina Faso. Wakibaza ngo byagenze gute? Reka twinjirane. Turi mu ijoro ririmo umwijima iwagadugu. Haratuje cyane, akayaga kari kugenda gatembera. Nubwo umujyi tuje ariko ikibi kitazwi gishobora kuba kigiye kuhikubita. Izi saha turi saa 8:30 z'igicuku. Gusa nkuko bisanzwe abasirikare basanzwe bari ku burinzi. Ibrahim Traore arasinziriye nta kibazo afite. Nta n'igitekerezo cy'uko ikimeze nka diamond cyangwa se kibi kigiye kumugwira. Hanze y'inzu ya perezida hari imbwa karundura mu mwijima ukabije. Amaso yayo ari gucana ibara ry'umutuku, nta kindi iri gukora, iri kugenzura neza kandi nta gucikwa buri gikorwa kiri kubera aho ngaho. Iyo nta yindi yitwa Diablo Sadar, indwanyi kabuhariwe. Nimbwa itaratojwe kurwanya ikibi gusa, ahubwo yatojwe no kurinda perezida. Traore ubwe yarayitoreje. Yayikoze nk'umuzimu ushobora guhindura ibintu mu kanya nk'ako guhumbya. Iyi mbwa ye ishobora kumenya umwanzi karundura biciye mu mpumuro, kandi bireba neza mu gihe cy'umwijima wa nijoro. Kumenya umwanzi neza ndetse no kumuhitana itibeshye uwo ari we yabitojwe ikivuka. Dore ko yatabaye perezida. Mu ngoro ya perezida wa Burkina Faso abasirikare 10 bambaye uniform ba Ashraf. Ubarebye nabwo bafite. Barakandagiza ikirenge cyabo bakagihamya neza ku butaka. Aba barahiriye kurinda perezida n'umuryango we. Ikibarimo gusa n'ubukonje bukabije. Gusa umugambi bafite si mwiza kuko bari kugenda bafunga alarm ndetse n'abanazimya na kamera zizwi nka CCTV kamera kugira ngo ubutabazi butaboneka kandi nibyaba ngombwa ntibamenyekane. Patrouille ya nijoro bamaze kuyisenya kare. Diable yishe ku gikuta cy'ingoro ya perezida. Umubiri wayo urimo kugenda nk'igicucu kibambye ku gikuta. Amazuru yayo arimo kwinjira mu muyaga cyangwa se umwuka gake gake buhoro buhoro. Ubwoba bwinshi ku basirikare bashaka kwica perezida. Barimo kunyuzamo bakongorerana bati, ugiye kugenda umena umuryango ubundi uhite winjira umurasa saso ubundi uhite usohoka. Ibyo kandi ubikore wihuse nta nibyo kwibeshya na gato. Igipimo urakizi. Ukore mu mbarutso rimwe. Ntuze guhusha. Aba ngaba baratojwe. Iyi mbwa yari yiteguye. Iri kubara neza igipimo. Isegonda umutima urimo gutera nta kwibeshya. Kureba ku maso y'uwo musirikare yari afite ubwoba, ahangayitse cyane. Gusa urutoki rwe ruri mu mbarutso. Ari gutera intambwe gake gake atanatekereza byinshi. Igicucu cya Diable cyamuturutse inyuma. Nta mahirwe yo guhindukira yari ahari. Yari yamaze kumufata ingoto kare. Imbundi biguye ku ruhande. Yari yamaze kumwangiza bikomeye. Ihita yongera irabura. Diable, imbwa yatojwe kurwana mu buryo buhambaye. Abasirikare batangiye gusa nk'abashwana, ariko Diable isa nkaho nta mahitamo ifite. Aka kanya icyo yari ifite cyari kimwe. Yahise yahuka muri ba basirikare itangira kuruma ishwatagura ishwanyaguza. Ijwi rikanganye rimeze nk'umutonomo w'intare ari nako kwepa amasasu nibyo byabaye ako kanya. Urwo rusaku nirwo rwakanguye Ibrahim Traore. Arabyuka afata pistoli ye. Yarazaga iruhande rwe. Nibyatenze yarabyutse asanga Diable ihagaze iruhande rw'abasirikare buzuye amaraso batari kunyeganyega. Yari yabishe kare. Ikirenze cyo imbunda zabo zari zavunaguritse. Diable, imbwa karundura yatabaye perezida. Murinzi utarigeze umutenguha. Abantu benshi bajya bazabiranwa n'uburakari iyo umuntu abatutse ngo wambwawe. Icyo gihe baba bumva ari nko kubabwira ko nta kintu bashoboye kandi ko ntacyo bamaze. Ibyo bikabatera umutima mubi n'uburakari budasanzwe. Nyamara ubushobozi bw'imbwa bugaragaza impano n'ubumenyi zishobora kugira. Haba mu buryo bwo gushaka umuntu cyangwa se ibintu, gutahura indwara ndetse no kumenya ibyago. Hari ubushobozi busanzwe nk'ubwo guhunahuna ndetse no kwihumuriza. Ariko hari n'ubwihariye imbwa zatojwe nk'ubwo gutahura ibisasu ndetse no gucunga umutekano no kuba zatabara aho rukomeye nk'uko nguko zatabaye Traore. Imbwa ifite ubushobozi bwo guhumurirwa ku kigero kiri hejuru ugereranyije n'umuntu.
ifite recepteurs ziyifasha guhumurirwa zingana na miliyoni 300 mu gihe umuntu afite miliyoni 6 gusa. Ibi bituma imbwa igira ubushobozi bwo kumva impumuro nyinshi cyane ugereranyije n'izo ushobora kumva. Bitagarukiye aho kandi hakiyongeraho ko ishobora guhumurirwa ibintu biri kure cyane ugereranyije n'ibyo ushobora kumva. Amazuru y'imbwa ahora atose cyane. Biriya byose bigirwamo uruhare nayo, kuko ihora iharigata kugira ngo idatakaze ubushobozi bwo guhumurirwa. Gutosa amazuru yayo biyifasha guhorana ububasha ndetse n'ubushobozi bwo gufata impumuro y'ibinyabutabire kandi bitandukanye itibeshye, ikabitandukanya n'ubundi mu buryo bupimye. Mu bushobozi bwo kureba, buri imbwa ntishobora kureba amabara yose. Abantu bafite ubushobozi bwo kureba amabara menshi cyane. Retina, igice cyo mu jisho gishinzwe kuyungurura amafoto n'amashusho y'ibyo tureba, kikanagira uruhare mu gufata urumuri kikarubyazamo ibimenyetso by'amashanyarazi hanyuma kikabyohereza ku bwonko. Ku mbwa cyiganjemo cyane ibara ry'umuhondo n'ubururu. Nubwo ariko idafite ubushobozi bwo kureba amabara menshi, yo yifitemo imiyoboro myinshi muri cya gice cya retina kiba mu jisho. Ibi rero biyiha ubushobozi bwo kubona neza cyane mu mwijima. Niba wibuka neza, retina ifasha kwinjiza urumuri mu jisho. Iki ngiye kuvuga wenda gishobora kugutungura, ariko imbwa mu buryo bwihariye ifite aho ihuriye n'abantu. Ibi ngibi harimo gukoresha ijanja ry'iburyo cyangwa se icyo twabara nk'akaboko k'iburyo. Mu bushakashatsi buheruka bwakorewe ku mbwa 17,901, aho bafataga ibyo kurya byazo bakabishyira mu itiyo, ubundi zikarwana no kubikuramo kugira ngo rero zibirye. Izingana na 74% zagerageje gukoresha ijanja ry'uruhande rumwe. Izindi 26% zikajya zikoresha amajanja yombi cyangwa se amaboko yombi niba aribwo uri bubashe kubyumva neza. Muri ubwo bushakashatsi ariko byagaragaye ko imbwa nyinshi zahisemo gukoresha ijanja ry'iburyo. Izo ngizo ni izingana na 58.3% ku mbwa zose zakoreweho ubushakashatsi, mu gihe 41.7% arizo zakoreshaga ijanja ry'ibumoso. Ku bantu ho bisa nk'ibimenyerewe ko abantu 90% n'ubundi bakoresha indyo, mu gihe 10% bakoresha imoso. Itanga ishaka Emmanuel niko nitwa. Iki kiganiro cyitwa Ubuvumbuzi, ugikurikira kuri channel yitwa Ubuvumbuzi n'ubundi. Kandi subscribe niba ari bukihagera. Wifuriza ibyiza ndetse no gukomeza kuryoherwa n'ubuzima. Kugira ngo tuzabana ubutaha nyine nuko ukanda subscribe ugakanda no kukazogera kugira tuzajye dora tubana. Niba ibi ngibi byumviye kuri TikTok, kanda follow, like, hanyuma unakande share. Shyira hagatima. Ndagushimiye.